Batiste ugifite ijambo hari ntabwo byoroshye ngo hari umudamu twaganiriye muri Karama, murenge wa Karama, yego bari muri Huye avuga nk'ibyo uvuze ukuntu kugira ngo umuntu azamubwire ngo ngwino tujye gusenga, azi neza ko kiliziya bayiciyemo abi, ntabwo byari byoroshye kugira ngo agarure ubumuntu nk'uko honorable Tari yabivugaga. Ni inzira itoroshye, ni inzira itoroshye, ariko buriya ku bw'amahirwe umuntu aremanywe ubudaheranwa karemano. Iyo abonye umuntu ubumubungabungamo, umuntu burya niyo yaba yarageze mu ndiba y'agahinda n'iy'ikibi, aremanywe ubudaheranwa. Umuntu burya ni mudaheranwa. Nk'iyo abo babyeyi bo muri Karama ndibuka abo twagiye dufasha na mbere, bari mu ishyirahamwe ryari ryarashinzwe na Padiri Masinzo niba nibuka neza, yitwa Ubutwari bwo Kubaho. Iyo twaganiraga bari ababyeyi ubona bashegeshwe, ariko wareba uburyo babashije kwishyira hamwe, abafite abagabo bafunzwe n'abapfakaye kubera jenoside, kugeza ubwo bashobora no kugemurira wa wundi ufunze, ugahita ubona ko mu muntu harimo ikintu kidapfa. Umuntu ashobora kugera kure, ariko mu muntu habamo ikintu kidapfa. Icyo kintu rero cyitwa ubudaheranwa. Iyo habonetse umuntu rero umwereka yuko atagipfuye, ngira ngo ni naryo banga buri inkotanyi zakoresheje mu gutarura mu bihuru, mu maparafo, hehe aho abantu bari bihishe, barabahumurizaga bakababwira ngo ntimugipfuye. Noneho wa muntu kuba abona noneho kahagarikiwe n'ingwe atagipfuye, bwa bushobozi karemano bumurimo bwo kudaheranwa bukabona aho buhera, bukibungabunga, bukagwira, umuntu akabasha kuzuka. Rero niyo mpamvu nubwo bitari byoroshye ariko byarashobokaga. Twe twagize amahirwe, ababitangije bari abantu babisobanukiwe kandi birimo, batabikora kubera akazi, ahubwo babikora kubera ko bumva ari wo musanzu baha u Rwanda. Rero abo twagiye dufasha n'uyu munsi ndacyabibona, iyo mu by'ukuri duhuje imbaraga tugamije gukangura no kurera bwa budaheranwa buri mu muntu, twabonye ko birangira umuntu azutse. Reka kuzuka tunabyite, tubihe n'indi nyito. Urabona nk'umupira urimo umwuka, burya umupira urimo umwuka iyo uwuduze urazuka ugatumburuka, ariko burya utarimo umwuka uguma hasi ukabwatarara. Umuntu nawe rero burya iyo turimo tumufasha tuba tumeze nk'abafata ya baro ukayishyiramo umwuka, ku buryo asigara noneho azuka, bikamuha ubushobozi bwo kwiyaka ya situwasiyo cyangwa ya mibereho mibi, bya bikomere by'amateka, akabasha kuba umuntu muzima. Simvuze yuko yibagirwa, ntabwo yibagirwa, ahubwo agira imbaraga zo kubana n'amateka ye, zo kubana n'ibikomere bye, agasigara abaho mu bwigenge ntibimugenge, ahubwo akamenya uburyo abana nabyo. Ngira ngo burya ni nacyo bita gukira ibikomere. Ibikomere ubwabyo si impamya yo kubikira, ahubwo umuntu agira ubushobozi bwo kubasha kubana nabyo. Okay, murakoze cyane. Ngira ngo amateka ni maremare, byo ntawayavuga ariko kandi ngo birangire, ariko imyaka 30 ni myinshi. Hari aho igihugu kigeze nyuma y'urugendo ruhera ku gupfa, ariko noneho igihugu kikazuka kikaba gifite aho kigeze, ndetse si twe tubibona gusa n'amahanga arabibona. Mwibutsa abateze amatwi y'u Rwanda ko turi kuvuga ku kuzuka k'u Rwanda, ubumwe n'ubudaheranwa. Abatumirwa turi kumwe barakomeza kudufasha urwo rugendo rwo komora ibikomere. Bizimana yavuze ko muri ibikomere by'imitima no guhuza abantu ngo ndavuga bakoze jenoside ndetse n'abayikorewe, kuba muri ibikomere, kuko gukorera hamwe nibyo bishobora guteza igihugu imbere kurenza ibindi. Reka mbaze honorable Butare, wavuze ko watangiye kumva, utangiye kuzuka no kumva ko ubuzima bushoboka, uti kwiyubaka byo ntabwo nabitekerezaga, ariko watangiye kumva ko biri kuza, utangiye kugira kuba umuyobozi muri kaminuza, utangiye kuvura abandi banyeshuri. Nyuma yaho rero wagize no kugira amahirwe yo gukomeza urakora, ugera no muri politike, ugera no gufata ibyemezo ku banyarwanda batandukanye, urebera igihugu utakiri iwanyu cyangwa utakiri kwirebaho gusa. Ndagira ngo ukomeze utubwire urugendo rw'igihugu uko rwakomeje kuzamuka mu kuzuka muri za nkingi zose z'igihugu. Icyambere
dushimira inkotanyi rwose twongere tuzihamirize kuko nizo zaduhaye icyerekezo. icya mbere ni uko bemeraga yuko ntabwo ari uwatsinze ufite kuyobora igihugu wenyine. ikintu cyitwa gufatanya kugira ngo igihugu kibe ni ikintu gikomeye cyane. urumva abambere bari bishe u Rwanda mu gufatanya, mu kumva muri bamwe, iyo bavuze bamwe n'abandi bamwe bagomba gupfa uba wishe ubufatanye. rero inyito yagarutse ni ukuvuga ngo twese turi hamwe nibwo muribuka icyo bita ibiganiro byo mu rugwiro. uzi ko ibiganiro byo mu rugwiro uretse yenda abo banonosoye inyuma nta munyarwanda utarabigize muri wayo. ku mudugudu aho wari uri muri universite aho twari turi hari abantu bazaga kubaza murumva u Rwanda rwagenda gute. icya mbere rero abantu bose bagiye bavuga bati nimucire urubanza abageni. havumbuka kuvuga ngo gacaca yashoboka, nimureke amashyaka tuyakure ku cyo gihe nta n'uwashakaga kurivuga, bumvaga aribo batindigaza nimureke abantu bafatanye, nimureke sederi iragaherana. urumva abantu ariko hakagira abarangiza bakagenda bakuramo ubu bumwe bw'abanyarwanda nibwo buvuzwe. baravuga ko abantu tugomba gushyiramo, baravuga yuko hagomba kuba uburyo abantu bakumva ukuri, kuko icyo gihe baravuga ngo se ngo twabwirwa n'iki kuri kw'abantu yewe no kuvuga ngo noneho abantu bashobore gushyingura neza. hari byari byaratangiye rwose abantu bafatana n'abantu mu mashitingi murabyibuka, ariko no kumva umuntu ari umunyacyubahiro yaba yanapfuye haba hasigaye n'igufwa rimwe. buriya rero kiriya kintu nacyo cyarubatse. ntabwo harimo heritage, harimo navuga ngo ibyo tugira bivugwa mu magambo, ariko hari n'ibitavugwa biba byubatse mu mutima. uzi abantu bakagenda bariyomuraga, barahuraga, bagacukura icyobo rusange, bakajyana ba bantu bakabasengera, bakabavugisha, bakabibuka, bakavuga ubwiza bw'abantu ko bwari bumeze, bagafata wa munota wo kwibuka. buriya hari ibintu twagiye dukora kuva kera umuntu atuvaga n'ibyo ari byo, ariko uhita wumva ngo ibi byomoraga, ariko bitewe n'iki? bitewe n'ubuyobozi. kumenya uwawe wamushyize nawe yaba umuyobozi, kandi unamubwira ngo nubwo yishwe nabi ni umunyagitinyiro, ni umuntu ufite ubumuntu. rero icyo kintu cyatumye abantu bashobora no kurira, ariko bakarira bari kumwe, barangiza bakwiye nabwo ni ukomora abantu bakagerageza. ubwo rero nari ndimo mvuga icyo gice cya 94, igice cya 94 hazamo nyine ubuyobozi, ariko ubuyobozi butari buyobore bwo bwonyine, ahubwo bumanuka bukajya mu banyeshuri, bukajya mu batoya, bukajya mu bakozi, bukajya mu baturage, bukabaza ngo igihugu cyacu cyayoborwa gite. noneho hakajyaho ya mahame dushobora ari nayo yinjiye muri constitution. noneho bikavuga ngo abantu ntabwo biharira ubutegetsi, abantu ntabwo ese kubera iki inkotanyi zaje ngo zitegeke zonyine. ubundi hari uwabibabuzaga ko ari nabo bari bifitiye u Rwanda mu maboko. niko umuntu yigirira proje yarangiza akayisangiraho n'abandi kuzageza ubwo n'uwakwicaga. muri integration y'abasirikare hari ukuntu tugera aho tuyumve neza, ariko umuntu yari yakurashije rwose waramubonaga kure, ariko uravuga uti none twifata turarwubakana. ni ibintu rero ubona ko rwose iriya proje yo kubaka u Rwanda, yo kurisubiza mu Rwanda bifite akamaro cyane. none ibiganiro byo mu giguriro n'ubu kituyobora, ndavuga politike dushaka ni yahe? ko politike dushaka ese ni inyamahanga? mwibuka ko hari abantu batubwiraga ngo turande na tutirande. byarashobokaga ko bamwe bajya mu majyepfo abandi bakajya mu majyaruguru, abafite power bakaba ari nabo babanza guhitamo. ariko oya, turi abanyarwanda, tugomba kuba hamwe kandi turagomba gukundana. iyi rero Jean Baptiste atubwira ni umusingi wa leta rwose. mugire mureka tuyishingire kuri leta, ni umusingi wa leta, kuko iyo aza kuvuga ati byari kuba ibindi. noneho ubwo impamvu nabivugaga ni uko mu gusenyuka kw'abantu, mu gusenyuka k'u Rwanda habanje twabanza kubaka iki? twabanza kubaka inzego.
inzego buriya no muri gacaca harimo inzego, abunzi bari mu nzego, komini iri mu nzego yaje kuba district. Icyiza cy'ibyo bintu rero mwari mumbajije ubuhamya bwanjye, ni ukuri ntabwo natangiriye muri paro, genda bari sekreteri wa gacaca mu ikusanyamakuru, nari mfite impapuro nandika abantu aho. Rero genda numva ariho namenyeye abantu, kuko hari abantu bazaga bamwe bakagira amahane bavuga uyu nguyu ni mumuzane, akaza nawe akavuga ibintu bimwe rimwe akavuga ati nta nubwo mbizi, nari ndwaye malariya, nari ngize gutya. Ariko aho niho abantu twatangiye kumenyekanira kuri village. Twari turi kuri university, ariko byatumaga ujya n'iwanyu wahajya. Ndibuka umunsi wa mbere naragiyeyo, naraje tunywa inzoka kugira abantu banyumva babyihoreye. ubwo hari umuntu nziza aho yari yazikuye, twese turapfa turyama ku muhanda, ava ku muhanda mu nzu. ariko byaguye ngo ndatekereza byinshi wagiraga amahirwe nabyo akayibona. Reka mbabwire impamvu bari bavuze ibintu bibi cyane bigusubiza ahantu inyuma, noneho tunanirwa kubijera. Sinzi umuntu wagiye guhasana kuri munsi azana kuri munsi, twicara munsi y'igitaro twari tutaranagera ni muhira dutegereje imodoka iza kutujyana, turasinzira. Umuntu agarutse muri we wumva urasa nkaho waruhutseho gato, ariko umutwe ukurya ibintu bikomeye. Gacaca ya mbere njye narahize ngo sinsubirayo, ariko bamaze kungira umutaramakuru cyangwa uwandika wahava se, nta kindi kintu wabikorera ni ukwicara ugafata note. noneho bituma nawe kimwe n'abandi genda ndimo ndivuga, ariko n'uwundi wagiye mu nyangamugayo ntabwo ari uko yari afite izo mbaraga, ariko iyo wabishinguka wahitaga wumva wagira icyo ukora. Washoboraga kuvuga ngo noneho ndaje gutanga ubwo buhamya, bwa mbere ntabwo wagendaga ubushaka, ariko iyo watangaga bumwe cyangwa ukumva wavuze nabi kandi ushaka ko u Rwanda rukira, harongeraga hakagira ikiyongeraho. Rero u Rwanda rwubatswe no kuvuga ngo twese hamwe, icyo ushoboye, aho ushoboye, uko wabigenza turaza kugera ku kuri. Ntabwo byatangiye ari ukuri kose, ntabwo byatangiye twese tubishaka, ariko byagiye bituma dushobora kwicara hamwe. Buriya kariya gacaca ni akantu gakomeye cyane, kwicara hamwe. Niyo umwe yabaga bwa mbere umwe ikibuno cyari giteye inyuma, ikindi kireba hariya, undi areba hariya, ariko buhoro twaze gusobekerana tuba abantu bamwe. Icyo rero nabivugiraga ni uko u Rwanda ntabwo rwaremwe gusa no gushaka kuremwa imitima, kuko nawe aricyo cya mbere habanje kubiremwa ni gute ko twakwicara hamwe, ni gute ubuyobozi bwashoboka, ariko bikanagira no kuremanirana. Uribuza ikintu gikomeye, kugeza umuntu akavuga ngo ngewe ngo ndiyubaka, ariko ndashaka no kubaka undi. Ntabwo ari ibintu byaje umunsi umwe. Uriya kuremerana nabwo ni ikintu gikomeye cyane, cyatumye abantu biyumvamo inka yanjye izahabwa ukurikiyeho, undi azahabwa ukurikiyeho, bikagenda bituma abantu baba ishyirahamwe rimwe rikoze u Rwanda. Impamvu nabivugaga ni uko no muri gacaca ikindi kintu gihe numva cyamariye ni ugushima no kugaya. Buriya nubwo abantu batavuga ngo turakugaye, ariko umuntu yiyumvaga ko yagawe kubera ko muri icyo gihe atitwaye neza. Ariko no gushima, buriya aba basaje dufite ntabwo bari kubaho iyo tutaza kuba muri gacaca haragiye havugwa ukuri k'ukuntu abantu bagiye bahisha abandi, ubutwari bwahabaye. Rero kugira ngo u Rwanda rwiyubake ni ukugaragaza intwari n'ubutwari, ariko ni no kugaragaza ibigwari n'ibitazatuma abantu bongera kuba ari byo, ndetse ubwo buryo bwo kubaho butakomeza bukagawa. Ibyo ni mu gice cya gacaca tugereranyije ni mu ntangiriro yo kurema u Rwanda, yo kurema imitima y'u Rwanda, yo gutuma abantu bongera gusubiraho. Turaza gukomeza, hari ibintu byinshi rwose umuntu yagenda avuga, ariko muri icyo gice cya mbere ngiye mbona ubutwari bwa mbere. bavuga intwaza no kuvuga abakecuru cyangwa se abasaza biciwe abana bose. Ntibavuga incike, bavuga jenoside yakorewe abatutsi, ntibavuga intambara, ntibavuga jenoside y'abatutsi, ntibavuga
itsembabwoko n'itsembatsemba, ntibavuga ngo bya bindi byabaye mu Rwanda cyangwa amahano yabaye mu Rwanda, ntibavuga isubiranamo ry'amoko cyangwa ubwicanyi bwo mu 1994, ntibavuga jenoside yo mu Rwanda cyangwa jenoside y'Abanyarwanda, bavuga urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga irimbi ry'abazize jenoside, ntibavuga mbere y'intambara cyangwa mbere y'indege, bavuga mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga ko Abanyarwanda basubiranyemo, bavuga ko habayeho jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga abafarije, bavuga abana bafashwa n'ikigega gifasha imfubyi za jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga jenoside iba yikubise cyangwa yituraho. Jenoside yarateguwe, irageragezwa, ishyirwa mu bikorwa, ntibavuga ko hari ibyagwiriye igihugu, bavuga jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga itsembabatutsi cyangwa itsembabwoko, bavuga jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga ubwicanyi, amabi, amahano, serwakira n'ibindi, bavuga jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga ko hapfuye abagera ku 800,000, bavuga ko hapfuye abarenga miliyoni, ntibavuga gutaburura, bavuga gushakisha imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi, ntibavuga ingengasi, bavuga ingengabitekerezo ya jenoside, ntibavuga kubika neza ibimenyetso by'abazize jenoside, bavuga kubungabunga ibimenyetso by'abazize jenoside, ntibavuga guhamba abazize jenoside, bavuga gushyingura mu cyubahiro abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze rero twibukiranye, ndakeka abenshi turi hano muri space turi kwiga, turi guhugurana ku mvugo zikoreshwa cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi, yaba aho duteraniye mu muhango wo kwibuka cyangwa se n'ahandi hatandukanye, ndetse no mu bindi bihe bitandukanye, kugira ngo tudatiza umurindi abapfobya jenoside dukoresha imvugo zipfobya, twaba tubigambiriye cyangwa tutabigambiriye. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane, ntekereza ko buri wese agenda birebe abishyire mu mutwe, hanyuma ube umwe mu batagomba gukoresha amagambo agoreka cyangwa apfobya.